Reka tubahe ikaze kandi tubagure ko tugiye kuganira ku gikakarubamba uyu munsi muri ya gahunda ya rengera ubuzima, duhugurane rengera ubuzima, twicare twige. Tugiye kwicara ku gikakarubamba, tukivuge. Murakizi muragifite aho ngaho iwanyu, hari uwakiriye yumva kiramururiye, hari uwagisize ku ruhu wenda kimutera allergie. Igikakarubamba murakizi, bamwe bakaba ko kivura amibe, abandi batikivura impatwe, abandi batikingira ubudahangarwa. Muragikoresha, mbese mugikoresha mu buryo bwinshi, ariko mureke tukivuge kandi tukivugeho mu buryo bukwiriye. Bakunzi biboneye TV rero mwumva twaje kandi tunakomeza tuganira muri ubu buryo, na cyane cyane ubwo ibiganiro bikoze mu buryo bwa rengera ubuzima. Twicare twige, rengera ubuzima twicare twige, cyangwa se rengera ubuzima duhugurane. Ibi biganiro rero ni bifite ukuntu ari byiza kuko bivuga ku birengera ubuzima bwacu koko. Ariko reka tubanze tubasabe mukande subscribe, ni mukande subscribe aho ngaho, kandi mukore kuri like, mukore share, mukore comment, maze dukomeze dushyigikirane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kimera kizwi cyane, igikakarubamba, kizwiho kugira akamaro kanini mu buzima, yewe no mu mateka. Dufashe nka Aristotle, yari umuntu w'igihangange muri filozofi, ariko Alexander Graham nawe yari gihangange cyane, umugiriki w'igihangange. Yaramwegereye ati mwigisha tubwiye, ese kujya kabamba ni ingenzi twumva tugikoreshe? Undi aramusubiza ati iyo ikimera kibasha kwidefanda ibintu kikorera, gishobora no kubikorera umuntu. Niba ugikomeretsa mu kanya handi hakaba hateranye, uko niko giteranya, gisana ingingo aho zasenyutse, haba inyuma haba imbere. Mu byumve, iryo ni ryo banga, iyo niyo theorie de signe, ubwo nibwo butumwa Imana yashyize mu gikakarubamba. Niba ukibona hari iyo ugishenye ugakata nk'akababi, wazosanga hiteranije none muri ako kanya. Uko ni nako kigenza mu gusana ingingo. Iki kimera rero kigira uruhare rukomeye mu kurwanya indwara, guteza imbere ubwiza, ndetse no gufasha mu buzima rusange. Tugiye kuganira ku kamaro kacyo mu buryo bwinshi. Igikakarubamba kizwiho gukiza byinshi mu mubiri wacu, haba ku ruhu, imikorere y'igifu n'amara, no mu kongerera imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri. Reka turebe bimwe muri ibyo byiza byacyo. Igikakarubamba ku ruhu ni umuti nyamukuru mu kwita ku ruhu, gifasha gukiza ibiheri, inkovu n'amabara ku ruhu. Gishobora kandi gutanga ubuzima bwiza ku ruhu rusanzwe, mu kubyimba cyangwa se babandi haza utuntu, kirabikiza. Twibutsa ko igikakarubamba gifite amoko menshi arenga 86, ku buryo muri kugikoresha nanone byaba byiza muhagishije inama babizi. Ubwo rero uramutse uri wagisha inama, ngira ngo mubo waheraho natwe turimo ko twabasha guha inama nziza zumvikana. Igikakarubamba rero mujye mubona ko gikorwamo n'amavuta atandukanye abantu bisiga ku ruhu, bisiga ahantu hatandukanye, bisiga mu maso. Igikakarubamba no ku gifu ntabwo gitangwa. Igikakarubamba gifu n'amara, urumva kirasana muri urwo rugendo rwacyo rwose. Kuriya mubona gifite na ruriya rurenda, iriya mikeze yacyo igenda isukura cyangwa se kimura utubazo twagiye tuba mu gukomereka kw'igifu, mu kwangirika kw'amara. Kandi igikakarubamba kikanavura na constipation. Ni ingenzi rero. Igikakarubamba gifasha mu gukomeza imikorere mu gifu n'amara, gikuraho ibibazo by'indwara bitandukanye, kandi kigatera umubiri kwirinda no kurinda imyanda. Igikakarubamba kandi ni cyiza gufasha umutobe wacyo. Aho dutanga inama ushobora kugikoresha nta n'amazi ushyizemo, ukagifata ukakironga neza, ukagikatagura, ukongeramo ubuki, ukongeramo indimu. Aho ushobora gufata nk'amababi 4 yacyo, ibibabi 4 byacyo, ukabikatagura, ugashyiramo 1/2 cy'ikiro cy'ubuki, ugashyiramo indimu 10. Kiriyenga rero umutobe ukajya hariya, ukajya mu biko 4 mu gitondo, biko 4 saa sita, biko 4 nimugoroba. Igikakarubamba cyongera umubiri ubudahangarwa. Kubasha kwongera umubiri ubudahangarwa ni mujye mukorana n'ibyo maze kuvuga. Igikakarubamba kirimo za vitamine zitandukanye, kirimo uburyo butandukanye kishobora kunganiramo umuntu, maze umubiri kigakorera umubiri ubudahangarwa, bikarinda rwose kwangirika k'umubiri. Gifasha mu kugenzura isukari mu maraso. Kibarirwa muri bya bimera 5 bigenzura isukari mu maraso. Ko twavuga muri igikakarubamba, tukavuga moringa, tukavuga igisura, tukavuga cinnamon
tukavuga n'umubirizi. Uko ari bitanu fatamo bitatu. Ushobora gufata igikakarubamba ubwo ndavuga ifu yacyo, ifu ya cinnamon n'ifu y'umubirizi, cyangwa ugafata ifu y'igikakarubamba, ifu y'igisura n'indi fu n'ubwoko n'ifu ya muringa yenda, ukabifata ukajya ukoresha ibiyiko bibiri mu mazi yuzuye litiro, ukayungurura ukamwe ikirahuri kimwe mu gitondo, kimwe saa sita, ikindi nimugoroba, bityo isukari yawe, isukari mu maraso ukabigenzura. Urumva ko cyanarinda mu gihe ushaka isukari ikomeza kuba iri ku murongo, ubikoresheje muri ubwo buryo byaba ari byiza. Hari ibimera biri hafi y'abantu ku buryo abantu bakaba babikoresha rwose batangiye kuba barwaye kubera yuko binabakingira. Igikakarubamba kandi ku misatsi ni ingenzi. Igikakarubamba gituma yaba n'amavuta akoze mu gikakarubamba afasha umusatsi, imisatsi nayo irafashwa cyane n'igikakarubamba. Iyo ushyizeho amavuta yacyo ku misatsi bituma igira ubuzima bwiza, ntipfuke, ndetse bikayongerera imbaraga. Ubuzima bw'umutima, igikakarubamba gifasha mu kugenzura imikorere y'umutima no kongera imbaraga ku buryo buhoraho. Bigira uruhare mu gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, kandi kikagabanya imbaraga, kikabuza indwara guca intege umutima n'izitwara amaraso. Noneho reka turebe uko wagitegura neza igikakarubamba kugira ngo ugire kigufashe. Banza uhite igikakarubamba gikuze kiri hasi ku giti, kuko cyiza kirimo jeri nyinshi. Banza ukora isuku neza ku gice cy'imbere n'inyuma cy'icyo gikakarubamba ukoresheje amazi meza. Mu gihe umaze gukata igikakarubamba, fata hari naho bashobora kuvanamo jeri, ukaba ari ukoresha witonze, nabyo ni byiza. Iyo umaze gukuramo jeri rero ushobora kuyishyira mu mashini isya, nk'iyo mashini isanzwe isya ni nka blender juice, noneho ukongeramo umutobe w'indimu kugira ngo noneho wenda n'ubusharire bwacyo bugabanuke. Reka tuvuge ko igikakarubamba ni ikimera gikomeye cyane kandi gifite umwanya munini mu buzima bwawe. Niba utaragikoresha rero ni igihe cyo kubigerageza byose, biragenda bigufasha byanze bikunze. Reka tubabwire ko kuri 0782 660 611 0782 660 611 watwandikira, waduhamagara, wakondera kuri WhatsApp. Iyo wanditse kuri WhatsApp ushobora no guhita winjira muri groupe ya WhatsApp twigishirizamo izi nyigisho zose. Ariko reka tubabwire yuko ushobora no gusura website yacu ni ibiboneye.com, ariko wanasura ku zindi mbuga Facebook, Instagram, Twitter, hose ni ibiboneye. Twita ibiboneye health programs. Twitter yo urumva iri official, niho dukunda gushyira ibintu byinshi byisobanuye neza bikoze ku murongo ibyo dukunda gukora. Abakoresha Twitter rero ni mujye muyisura. Ibiboneye health programs ni Twitter yacu, niko yitwa. Tubabwire yuko utuganye iwacu wahasanga ayo mafufu ya cinnamon, ifu y'igisura, ifu y'umubirizi, ifu ya teyi, ifu ya romare, ifu ya moringa, ifu ya cloves ubwazo, cinnamon ubwazo, ukahasanga tangawizi, ukahasanga pipirimanga, ukahasanga amata ya soya, ukahasanga amata ya kokonati, ndetse n'amavuta yayo, ukahasanga amajyane ya soya. Iwacu kandi wahasanga byinshi bitandukanye by'ubuzima, amavuta ya elayo, amavuta ya sesame, amavuta y'inzuzi, ukahasanga ibintu bitandukanye bishobora kunganira, birimo sesame zisanzwe, inzuzi zisanzwe, n'ibindi byinshi by'ubuzima bibasha kurengera ubuzima. Kandi ubwo na lifestyle dufite ni nziza. Twisagasike k'amabanga y'ubuzima no duseke 9 turimo amabanga 58. Iyo ufite ikibazo cy'ubuzima turakwitegereza tuti fata ibanga rya 40, fata ibanga rya 30, ukagenda ukamara icyumweru ukurikirana ukamenya niki wataye. Waretse kurya mu buryo bw'umwimerere, waretse gukora imyitozo ngororamubiri, waretse kuruhuka bikwiriye, waretse gusabana n'abandi, ntabwo ukita ku muryango wawe. Ibyo byose ayo mabanga ko mwagiye muyatakaza twarayatoye, turayegeranya tuyashyira mu duseke 9, ukaza ugafatamo ibanga rimwe ukarikoresha, ukareba impinduka zigenda zibamo. Ntimucikwe rero iyi gahunda yacu twise rengera ubuzima, twicare twige rengera ubuzima duhugurane. Twashatse kuyihurizamo ibintu bitandukanye bijyanye n'uburyo bwo kurwanya indwara buri mu bwa kamere n'ubundi buryo butandukanye bwiza.
usuye website yacu usangaho ibindi bikorwa byacu bitandukanye ariko n'ubundi bifite aho bihuriye n'ubuzima. Hanyuma kandi urebye izindi video zitandukanye ziri kuri YouTube channel ugenda usangaho ibindi bintu bimwe na bimwe tugenda dukora byiza, byaba bigendanye n'ijambo ry'Imana, byaba bigendanye n'ubuhinzi n'ubworozi, byaba bijyanye na capacity building. Dukora ibintu bitandukanye ariko imiryango iruguruye nawe ku bumenyi bwawe, ubuhamya wasangiza abandi, ibyo wumva wavuga uti nafatanya n'abangaba. Ni open project, ni umushinga ukwira hirya no hino mu gihugu kandi ugenewe kugera ku muturage, kugira hariya hasi kwisibo. Ngaho rero niba wari waracitswe kanda subscribe aho ngaho, ukari no kunzogera kugira ngo cyangwa kijyaho ujye uhita ubibona. Kanda kuri like, nawe wakora comment, kandi ikiganiro wacyohereza n'abandi ugasanga bibaye byiza. Murakoze rero kudukurikirana, ntimuzibagirwe gukurikirana n'ubutaha. Murakoze kubw'igihe cyanyu, kuba muri yo imfura mukakwemerera tukinjira mu matelefone yanyu. Ni wenda munaryamye mwakinzeho ariko telefone yo tukayinjiramo ukabasha kutureba, ni ibintu byiza. Wanyuzwe rero, si igitekerezo cyawe, vuga icyo wumva ubutaha tuganiraho byaba byiza. Murakoze cyane, naho ubutaha. Nk'uko bisanzwe bigenda uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'10,000 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.